hari ijoro yaje saa sita z'ijoro arambwira ngo aje kumbaza ibibazo bibiri. Ndambwira bimbaze. Arambwira ngo umugore wanjye cyangwa uri indaya. Ndambwira wisubize. Muri ibyo bibazo mbajije wisubizemo wihe igisubizo. Ndambwira iyo nza kuba ndi indaya ntago nari kuba ndi hano aya masaha. Ahubwo wowe utahari wisubize umenye icyo uri cyo. Yahise asohoka aragenda ayo masaha saa sita. Ndamukurikira ndambwira sheri wumva bari kagaruka mu rugo nihe satani yaguteye. Aranyihora aragenda. Twamaranye nawe nk'amasaha 2 mu muhanda. Urabizi muri Kenya nta mutekano haba. Twamaranye nk'amasaha 2 mu muhanda ndi kumwinginga. Aranyihora atega moto aragenda. Ndagaruka mu rugo. Icyo ni ikintu ibintu bibiri byambabaje. Ikintu cyongeye kumbabaza yaje saa 8 z'ijoro ahindura imyenda arasohoka aragenda. Mbwira Imana ngo Mana umurinde. Gusa icyo najyaga nsenga nkabwira ngo Imana izamfashe sinzashingura upfa mugisha muri Kenya ngo tuve muri Kenya tumusige mwirimbi ijye muri Kenya. Ntabwo buri munsi iminota 50 kandi narabuvunaguye ibyo nabayemo muri iyo myaka yose. Ntabwo ubwo buzima nabushira mu isaha ngo bikunde. Ibyo narabivunaguye ariko muze kumva ubwo buhamya. Hari benshi buza gukiza kandi buza gufasha. Reka tumusengere kugira ngo Imana imuhereze imbaraga. Amaze kumenya ko ari buze kuvuga yambwiye ngo njewe uzutambuka imbere y'abantu natangira kuvuga nkarira ndatambuka mvugiye. Tugiye kumusengera kugira ngo Imana imuhereze imbaraga. Sibyo byiza? Tugiye kumusengera Imana imuhereze imbaraga. Hano ntabwo ari umuntu wese uzuhashobora. Uwiteka mwami Imana yacu turagushimiye turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana idukunda ibihe byose. Tugushimiye kuri Imana itagihinduka uko ari uri kuri n'uyu munsi kandi ni kuzahoraho. Turakwereka uyu mwanya mwiza umukozi wahagaze imbere y'abantu kugira ngo atange ubuhamya bw'imirimo wakoze. Umushoboze umwambika imbaraga ubwiwe ntacyo yashobora. Ariko mwuka wawe wera uzudushoboza amushoboze kugira ngo abashe kugira ibyo avuga kandi wishimiye kandi ukeneye ko hari ibyo uri bukora uyu mugoroba wa none. Abari butega amatwi kugira ngo bagire ibyo bumva. Reka abafite imitwaro iremereye, abafite ubuzima buboshye, abafite ubuzima burimo ibibazo, abafite imitwaro iremereye mu ngo, uyu mugoroba wa none ubaruhure kuko ni wowe ujya uruhura wenyine. Nta mwana w'umuntu ushobora kuruhura usibye wowe. Imbaraga zawe n'ubwiza bwawe biganze mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Ndashima Imana kuba mpagaze ahantu. Guhagarara ahantu nka biragoye cyane bishobora kuba wenda ari ubwa mbere bimbayeho. Ariko ndashima Imana cyane. Ntabwo nje gutanga ubuhamya yarabutanze. Yavuze byinshi yaciyemo kandi ibyo yavuze nuko kuri. Ndashima Imana impaye uyu mwanya. Shimira n'ababyeyi banjye Bishop na Madame nabo bakorana. Imana mu ijuru baho umugisha mwampaye uyu mwanya. Ndashima Imana yabanye nanjye mu rugendo runini cyane. Navuga ko wenda nahuye n'intambara zibaho mu ngo nyinshi. Ariko navuga ko nahuye n'intambara maze hafi imyaka 2 nubatse. Muri uku kwa gatanu ku itariki 3 twujuje imyaka 12 twubatse. Ariko navuga ko mu myaka 2 nibwo natangiye guhura n'ibintu navuga birenze ubwenge bwanjye. Ariko Imana iranshoboza Imana imbaraga. Nukuri nahuye n'ibintu ngewe ntashobora gutekereza ko wenda byambaho. Ariko ndabyihanganira ndasenga. Nari umukristo nk'abandi bose. Ariko wenda nari ntafata n'igihe ngo nsenge niyirize nsengera urugo rwanjye kuko numvaga ko niba umuntu ashatswe akajya mu rugo
nta ikindi kibazo ushobora guhura nacyo kera cyose uko cyaba kimeze kose. Nabibonye wenda nyuma y'imyaka 2 ndi mu rugo, dufite umwana wacu w'imfura w'umuhungu. Ndibuka igihe natangiye kubona ko byose bishoboka, hari twe tubyaye umuhungu wacu agiye kuzuza imyaka 2. Navuga ko wenda pomusha yajyaye inzoga ariko bisanzwe, nari ntaramubona yasinze. Ijoro rimwe araza, byari nka saa 8 z'ijoro. Uwo muhungu wacu yari afite imyaka 2. Ndangije arakomanga njya gukingura, noneho araryama, umwana ararira, arambwira ngo ni mwonsi. Umuhungu wacu yonsi igihe kinini, imyaka 3 hafi n'amezi, kandi yari mukuru, urumva umwana w'imyaka 2. Mu gihe nkiri kubitekerezaho, numva ngo bisurushe mu maso. Ndavuga bino bintu se bibaho? Navuga ko wenda kuva navuka sinzi inkoni ya papa, sinzi inkoni ya mama. Ndavuga se bino bintu bibaho? Numva nyine birandenze. Ndavuga mu gitondo ndabyuka ngiye mu rugo, mbwire papa ko ntazasubira mu rugo. Bwarakeye nshaka umuntu ushobora kubwira ikintu cyambayeho, ndamubura. Mbere yuko ngenda mu gitondo bukeye, nahise mu ijoro butaraca nahise mpamagara muzehe databukwe, yitabye Imana. Nukuri muzehe yari imfura, yari umuntu udashobora kuvuga ngo wenda aravugira umuhungu we, nubwo atigereho ndamushimira. Mu gihe gito nabanye nawe yambereye umubyeyi. Ndamuhamagara muri iryo joro, aranyitaba, arambwira ngo nze muri iri joro. Ndamubwira ngo papa mugisha, arambwira ngo naza sindi bukingure. Ndamubwira yabyihorera uzaze mu gitondo. Ndambwira ibintu byambayeho, papa mugisha yankubise, kandi ndi umuntu mukuru, mfite umwana. Kuva navuka sinakubiswe n'ababyeyi, sinzi rero impamvu ukuntu umuhungu wawe agomba kunkubita. Muzehe yaratuganirije, ibyo bintu birashira. Tubaho, twabaye igihe kinini hano mu Rwanda, hafi nk'imyaka 5. Nyuma y'imyaka 5 nibwo twimukiye, twabanje kujya i Bugande twamaze umwaka, twimukira muri Kenya. Muri Kenya nagiye mpura n'ibyo yavuze mwumvishe. Wenda igihe navuga byabaye birebire ni mu kwezi kwa 2 k'umwaka ushize, nibwo yeruye. Wenda yanyerekaga ibintu byinshi, nkabyihanganira, nkasenga. Rimwe na rimwe nkamubwira ko sheri, basi uzareke kujya ujya gucuranga mu rusengero, ushaka akabari ari uzajya ucuranga, kuko ibintu bikora ntabwo ari iby'umuntu w'umukristo. Akambwira ngo azabireka. Kwezi kumwe akabireka, iminsi 3 nkahora mbisengera, nkarira Imana. Nasengana n'abantu bakambwira ngo umugabo wazakizwa, nkabifata nk'inzozi, nkavuga se Imana kwivuga ntikore bizagenda gute? Ariko nukuri isaha Imana igeze, igihe cy'Imana kigeze, irakora. Ndashima Imana cyane kubw'ibitangaza yakoze. Bimaze kugera mu kwezi kwa 2 k'umwaka ushize, nibwo yatangiye kugenda, kamara iminsi 3 adataha, kamara icyumweru. Numva mbuze uko ngira, mbura n'umuntu mbibwira, ndatuza. Ukwezi kwa 2 kurashira, kwa 3 kurashira, ukwa 4 nta n'akazi nari mfite. Akagenda agakuraho telefone, akamara iminsi 3 adataha. Mfite abana 4, nkibaza ubuzima nzabamo kugeza ryari. Nahamagaye mama, mubwira ukuntu byagenze. Arambwira ngo ni nkomere, ngo bagiye kudufasha. Bamfashije mu rugo cyane cyane, ntabwo twigeze tuburara, nta nubwo abana bigeze bareka kwiga. Tubaho muri iyo mezi yose, ariko ntiyagenda ngo yerura agende. Kanyamara iyo minsi 3 akagaruka, kamara iminsi n'akagaruka, kandi akaza nkamwakira, nkamumesera, agasubirayo,
yagarukaga mu rugo aje guhindura imyenda agasubirayo. Nibwo namenye gusenga, ndasenga pe, ndasenga mbwira Imana ngo Mana, nubwo wenda ntashobora kuzongera gusubirana na Mugisha, ariko umukure mu mwijima arimo, umukize, umugarure mu nzu yawe. Njya nibuka nageze hano mu Rwanda mu kwa munani ku itariki 30, numva nyine bimaze kundenga, kuko yarasigaye aza saa 8 z'ijoro, akaza mu gitondo cyangwa akaza ndahari. Hari umunsi nababaye amajoro 2 muri ayo mezi yose. Hari ijoro yaje saa 6 z'ijoro arambwira ngo aje kumbaza ibibazo 2. Ndambwira bimbaze. Arambwira ngo umugore wanjye cyangwa uri indaya. Ndambwira wisubize. Muri ibyo bibazo mbajije wisubizemo wihe igisubizo. Ndambwira iyo nza kuba ndi indaya ntago nari kuba ndi hano aya masaha, ahubwo wowe utahari wisubize umenye icyo uri cyo. Yahise asohoka aragenda ayo masaha saa 6. Ndamukurikira ndambwira sheri wumva bari kwagaruka mu rugo, nihe satani yaguteye? Aranyihora aragenda. Twamaranye nawe nk'amasaha 2 mu muhanda, urabizi muri Kenya nta mutekano haba. Twamaranye nk'amasaha 2 mu muhanda ndi kumwinginga, aranyihora atega moto aragenda. Ndagaruka mu rugo. Icyo ni ikintu ibintu 2 byambabaje. Ikintu cyongeye kumbabaza, yaje saa 8 z'ijoro ahindura imyenda arasohoka aragenda. Mbwira Imana ngo Mana umurinde. Gusa icyo najyaga nsenga nkabwira ngo Imana izamfashe sinzashingura Mugisha muri Kenya, ngo tuve muri Kenya tumusige mwirembe ijye muri Kenya. Nicyo kintu najyaga nsengera Imana izamfashe imukure muri Kenya, imugarure hano mu Rwanda aho ababyeyi bari bazamushingura hano. Sinifuzaga ko numvaga nashaka ko ababyeyi bazava hano mu Rwanda ngo bajye kumushingura. Ko hari umunsi nari ndi mu masengesho mbona telefone manyandikira message ngo amakuru turi kumva niyo. Ndabwira amakuru nyabaki, ni umwana twabereye marene, ngo bari kuvuga ngo Mugisha yakoze accident kandi ameze nabi. Nahise mva hano nari ndi mu cyumba cy'amasengesho njya mu rugo. Mpamagara telefone irananira pe. Ndavuga ko Mana koko kwiba ibintu nabigusabye ko cyo bikoze. Bigeze saa 2 z'ijoro mbona telefone yigiyeho. Ndamuzishiruriye. Arambwira ngo ari mu mujyi araje. Ntabwo yaje muri iryo joro, yaje mu gitondo bukeye. Nshima Imana ko Imana yamurinze, nyuma baza kuvuga ko yakoze accident, ariko nta nubwo yikomeretse, nta nubwo yababaye, byari bisanzwe. Nuko nshima Imana ko yamurinze. Kuko nari narasengeye icyo kintu, najyaga nsengana n'abantu bose bakambwira ngo wabonye urupfu, ngo wabonye abana bafite umusaraba. Nkavuga Mana hoya, iki kintu ntabwo ngishaka, uzamurinde. Bakambwira ngo azakizwa. Avuga Mana ko bavuze ko azakizwa, kubera iki bakomeza bambwira ngo wabonye urupfu? Imana ivuze irakora. Yaramurinze muri ibyo bintu byose, kugeza aho ngiye numvishe naniwe mfata inzira nza hano muri Kenya. Njye nibuka hari igiterane cyabaye hano, nari hari inyuma. Yes, nari ndi hano mu Rwanda, cyabaye niba mu kwa 9 gutya kurangira. Henshi hari inyuma. Harimo abantu benshi cyane bari kubye n'igisirimba. Narapfukamye hasi mbwira Imana ngo Imana nkeneye umugabo wanjye muri uyu mwuka, nkeneye umugabo wanjye kumubona ari mubera, kandi hano hantu mfukamye ariho nzasubirizwa. Nukuri Imana yarabikoze. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ibyo mvuye ko nyishimye, njye ngira ubwoba bwo guhaguruka imbere y'abantu ngo nshime, ariko kuva bino bintu byose byambaye sinigeze nshima. Ariko profisemo gushima Imana kwaho nasengeye naririye ariho Imana yansubirije. Imana yo mu ijuru muhe icyubahiro. Rero nukuri kwihangana ni byiza, gusenga ni byiza. Ibyo byose nabishobojwe nuko nasenze, ibyo byose nabishobojwe nuko nari mfite ababyeyi basenga. Mama yahojya warambwira ngo ihangane mwana wanjye, usenge byose bizashira. Imana rero yabanye nanjye, yagendanye nanjye, yazigamye intambwe zanjye. Nukuri ndashima Imana. Imana yumvishe gusenga. Sinigeze mvuga ngo ndakora ibyo nawakora. Iyo nza kubikora ntabwo uyu munsi nari kuba ndi gushima Imana. Icyo nshima Imana nuko Imana yampaye imbaraga. Ndasenga mu by'ukuri. Narasenga, najyaga mara iminsi 3 niyirije
ntari no mu rugo, ngataha gusa nje kuryama. Maze kugera hano mu Rwanda ngasiga abana, nkataha nje kuryama, bwaca mu gitondo ngasubirayo. Imana ikambwira ngo ugiye kubikora, nkabona itabikoze. Ariko sinigeze ndambirwa, kuko nari naravuze ngo abana banjye bakundaga papa wabo cyane, ariko nkumva batazashobora kubaho batari kumwe nawe. Ndavuga ngo Mana basi uzamugarure ageza no kubasura bamubone. Nuko ndashima Imana ko yabikoze, yamukijije ikamuha n'agakiza. Yarakijijwe pe, ubu asigaye asenga akamara iminsi 3 yiyirije, akabyuka saa 9 nsinziriye agasenga. Mbese ibihe nabayemo nsenga ubu ni ubirimo. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ndashimira abantu bose babanye nanjye muri urwo rugendo. Hari umama w'umurundi muri Kenya yajyaga ava mu rugo rwiwe akaza akararana nanjye mu rugo rwanjye. Ni ukuri ndamushimira, hari Imana yo mu ijuru umugisha. Ndashimira Jori, ni umuyumbe, ni inshuti yanjye. Jori yaratwite icyo gihe, aza kumenya amakuru yanjye ambaza. Nta n'umuntu najyaga mbibwira pe, ariko Jori yaraje mu rugo aranyegera, ndamubwira mu bwisukuri tufatana igihe turasenga na Jori. Jori yambereye inshuti nziza. Ndashimira na pastor wanjye Aloys Kabuga. Nkimara kugera Kabuga niwo muntu wanyakiriye, ndiyakira mba umukristo we, turasengana nawe. Niyerekeye ariko cyumwera arampamagara ambwira ngo kumbona waje kwiyakira kumwe n'abana bangana kuriya mugabo arihe. Ndabanza ndamuhisha, sinigeze mubwira. Hashize hafi kwezi kugiye gushira arampamagara aranshaka, arambwira ngo nkeneye kuganira nawe. Naramwegereye aranganiriza mu bwizukuri, turasengana nawe. Nukuri buri wa kabiri twajyaga twiyiriza na pasiteri tugasenga. Arambwira ngo uzarye iminsi mukuru uri kumwe n'umugabo wawe. Simbiha agaciro, nkumva n'ibintu ariko nkumva nyine wenda ni iby'aba kunkomeza, ariko nukuri Imana yarabikoze. Twasangiye nawe bonani kandi ntabizi ko yaje. Nagiye iwabo kwa kabiri, bari bansabye ngo nzane abana basangira iminsi mukuru. Nagiye mu rugo iwabo kwa kabiri, tugeze muri salo tukiri gusuhuzanya tubona turutse mu cyumba, nta n'amakuru yiwe nzi. Imana rero yabikoze, ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Ntago navuga abantu bose, ndashimira na tate, mabukwe njya mwita tate kubera abana banjye, nawe yambaye hafi, ntago yigeze ntererana habe na rimwe. Sinigeze mburara, yarambazaga ngo mufite icyo kurya, nkamubwira ngo birahari, yaba bidahari akabizana. Nawe ndamushimira, nagendanye nawe muri urwo rugendo rwose. Rero Imana idakiranirwa. Hari ijambo pastor Nisomere, nkimara guhura n'ibyo bintu, hari ijambo ryaje mu mutwe wanjye riri muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Nari nsomere. Yesaya 41 aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Yego, iryo jambo ryaramfashije, ryarankomeje, ryarantabaye. Nuko nagendeye kuri iryo jambo, Imana ibana nanjye, indinda ibibi, irankomeza, iranantabara. Rero navuga byinshi, yarabivuze kandi ibyo navuze, ibyo yavuze niko kuri. Ndashima Imana, ndangirije kuri iryo jambo mvuga ngo ababyeyi bari hano mwihangane, mu rugo niko bigenda. Imana isaha Imana igeze irasubiza. Byo wihanganira ibigeragezo byose, wihanganira umugabo wihanganira umugore. Twasezeranye ko tuzatandukanwa n'urupfu. Imana rero shimwe yampashije kwihangana kugeza kuri uyu munota. Imana mu ijuru yabwa icubahiro, murakoze. Abisa ushaka kugumya hano sintinda, uko wasanga hari ako yibagiwe, nuyiba hari akantu wibagiwe, undya urwara ndaguha mikoro ukavuge nako kugira ngo ntuje hariya. Mumukomera amashyi menshi cyane. Hano hantu haragora cyane, hari igihe uhagurukana ibintu wagera ahangaha bigahinduka.
wasubira hari ukaba ari bwo uzibuka ukavuga ngo iyo mvuga niki, ariko ntacyo ibyo wibuka wenda urabivuga cyangwa se uzokomeza unabivuge, azanakomeza bivuge, muzanabona ubuhamya bwiwe vuba no ku macano. Nabanje nje kugira ngo mbutange nawe azaje habutange ubu buhamya. Kuva umunsi nabutanze hakijijwe abantu benshi cyane, hakijijwe abantu benshi. Abo twabonye hano hari n'abandi bagenda banyandikira, hari n'abantelefona bo hanze ba hano. Mu by'ukuri hari abantu benshi bamaze gukizwa, bari mu biyobyabwenge, babaswe n'inzoga, babaswe n'ubusambanyi, babaswe n'ingeso za kamere zitandukanye. Rero nta soni na bukeya bidutera kubivuga. Umurimvyi niwe warimbye aravuga ngo isoni ifite n'iz'ibyaha byanje gusa, ahubwo tuzajya duhora turatuye umusaraba. Nukuri yo ngeze muri uyu mwanya wo kugira ngo mvuge ibi bintu, mba numva mfite izindi mbaraga zidasanzwe kandi bishobora bake. Reka mbabwire, kubera ko ari nje watinyutse ndabivuga, bishira no muri social media, hindukira urebe mugenzi wawe, murebe ukuntu yambaye. Uwo muntu umubonye ubona ko ari icyaha yokora? Undebye gutya ubona ko ari icyaha ukora? Ibyo bintu byose nababwiye cyangwa se nibyo yavuze mubore. Ndashimira, mfite basaza banjye, ndashimira Pastor Ben. Nkigera hano yaranshatse aranganiriza pe, arankomeza. Na mukuru we Muco ni inshuti yanjye cyane, ariko niwe muntu wagiye kumuhamagara akambwira mushiki wanjye, kunzi kuri umuntu mwiza, kunzi ko harabisekera, byagenze gute? Akambwira atari gukomera. Nukuri mfite basaza banjye 4 tuvukana mu ndimwe. Muco na Ben nibo bantu navuga ngo bajyaga bankomeza, bakambwira ati komera niko zubakwa kandi bizashira. Nukuri ndabashimiye, Imana bamwishuye bamugisha. Ya marira atangiye kuza, nta kibazo ubwaje uri kuja gusoza nayibyishimo. Nukuri nari mvuze ngo uhindukiye ukareba mugenzi wawe ukuntu yambaye, ukareba ukuntu ajya yambara ku cyumweru, hano nta muntu wakorera icyaha, ntabwo bikunda. Nibyo bintu byose navuze mutagira ngo wenda ngo nari mayibobo. Nari umugabo wiyubashe cyane, uri smart. Nari mfite inzu nishura, mbamo nk'iz'abandi babamo Nairobi. Ndi no mu bantu babaye mu mazu ahenze Nairobi. Nigeze kuba mu nzu yishurwa $600 ku kwezi, ntishura n'igiceri na kimwe, kubera impano Imana yampaye. Kugira ngo ugere muri salo wacaga muri lift, muri essentiel. Nta kintu na kimwe noza kubeshera hano. Mugende murebe indirimbo ivuga ngo hano mu kihugo turi babalama tunanana ya Nyabambe, Jori Nyabambe. Iyo ndirimbo nayikameye, ngira ngo nayikameye guhera ku basekirite bacungaga igipango, ukaza ukagera muri essentiel, ukazamuka ukagera mu nzu, ukagera muri studio. Yari mu studio nini cyane, yari ifite ibyuma nka 5. Ntabwo nari mayibo, nari smart nk'ukuri smart. Murimo muranyumva? Nari smart nk'ukuri smart. Ukuzubyina ukabyina hano mu rusengero ukigisha. Narigishaga mu rusengero, biri mu buhamya. Narayoboraga amateraniro neza cyane. Konfi yaje mu ikanisa mu Hagatuti, Ndamayize yaje amara icyumweru wanje mu Hagatuti. Uyu mugabo Desire namuhaye microphone, namukoreshereje na fundraising itike yo kumuherekezaho umuvuga butumwa. Ibyo mvuga bifite igihamya. Murumva nari mayibobo. Nakoze konseri 3 Nairobi. Konseri ya mbere nakoze narishuje, kandi abantu nashize ku muryango, nashize abantu ku muryango, twasangiraga inzoga n'urumogi, kugira ngo hatagira umukristo abaprotokole baza kwinjiza for free. Umukristo yari ko ahagera gutya bakama ba telefone ngo mubwire ngo ninjire. Baguze amatike bose. Konseri ya mbere iri kuri YouTube, kuri channel yanjye.
murebe uburyo bankomeye amashi, mugende murebe iyo concert. Ntabwo ukangisha abantu ngo uzikora ama concert, tiwo ukangisha abantu ngo uzubwiriza, tiwo ukangisha abantu ngo uzusimbuka ukavana ukajya hariya, tiwo ukangisha abantu ngo uzuyobora amateraniro ngo umuriro ukaka. Ntabwo ukangisha abantu ngo ufite ijwi ryiza ngo urumuririmbye. Satani zigera mu banyempano igakora igitangaza. Dufite abarinzi b'abapagani. Impamvu mutangara mugatangazwa nanje, abantu benshi batangajwe n'ubuhamya bwanje. Hari uwambwiye ejo bundi reka muvuge ni Madamu Mima, arambwira ngo umugabo we yarambwiye ngo birabintu ngo kumbangutse kose yari yacecetse gurya ngo kuri yayo yari muri biriya bintu. Twari duhagaranye hano hanze, ndamubwira ngo cyane rwose, ndamubwira ngo kuri yuze ubona abantu bari mu rusengero, jewe Imana muzi impamvu Imana yandindiye mu byo nari ndimo, no kugira ngo nze gukiza benshi. Hari abo twabibanyemo bapfuye bakomeretse, ariko Imana yarambwiye ngo nzabikurindiramo kugira ngo uzakize benshi. Muzi impamvu urugo rwanje rugihari, no kugira ngo ruzubake izindi ngo. nta kintu kirenze twicabaye hagati yanje n'umudamu, habe na kimwe. Habaye nka bya bindi nawe ubamo, gusa nuko utoza ngo bivuge hano, ariko ni bya bindi uhora upfa n'umugore wawe, kurya utoteza umugore. Hano harimo abagore bajya bakubitwa, ukoga mwobipinga. Njewe niba ari uko nabibayemo ndabizi cyane biteye ubwoba. Hano harimo abagore bajya bakubitwa. Hari wigeze kumbwira Nairobi ngo ariko namwe ngo umugore wawe ngo n'umutesi, ngo twebwe ngo azagukubita, kandi n'umugore wabimbwiye ngo twebwe ngo umugabo ngo azagukubita ngo mu gitondo ngo agatora gushimisha, nanje ngatora ukofu tukaje gusenga. Kandi nuko hano barahari bakubitwa babihisha. Hariho abagabo hano bajya bakubita abagore, koga ko murumva ngo mbangutse yakoze igitangaza. Nta gitangaza nakoze, ahubwo Imana yaje kunkoresha kugira ngo nawe ukizwe. Naje gusanga gukizwa ndahita ngera ku cyatumye mbatizwa. Bishop ntabyo yarazi. Nta muntu, uriya niwe mwarimu wacu, nahaguruke Ruhanga, niwe watwigishije umubatizo, kandi nize umubatizo. Ruhanga ntigeze ambwira ngo mbatizwe, naramwandikiye kuwa mbere naringeze ku mubatizo. Kamanze ndeke gatoya. Impamvu nta gitangaza nigeze nkora kirenze iby'abantu bari mu matorero bari mu gukora. Naje gusanga gukizwa niba wari urimo ugenda gutya, no guhindukira ukagenda gutya, nta shortcut. Naho ibindi byose ni amahimba n'amayeri ya bene wacu. Hano hariho abagore bazakubita abagabo. Ibi sindi kubivuga kugira ngo museke, nukuri barahari bakubita abagabo. Abagabo bataza bavuga mu mago kandi ku cyumweru bakaza gusenga, agatanga amaturo. Imana ni nyembabazi mu buryo bwo hejuru burenze uko wewe utekereza. Imana kuduhereza umwuka wayo hano tukanezerwa, umuriro ukaka. Timukaza mubwira ngo hari igitangaza mwakoze, ni ubuntu bwayo gusa. Ibintu biri muri ayo makoti mwambaye, nayo mashati meza, hari nabo nza ndeba gutya kama mbona iwe yaje yazirayemo. Niba ari uko nazibayemo, hangover, bayita hangover. Impamvu muri guseka nuko mubizi, mwenti muza mubabona. Ubu Kristo nta shortcut, tibushekererwa. Ubu Kristo
niba ari ubururu n'ubururu ntabwo ari bresiere. Niyo mpamvu navuze ngo ngiye gukizwa kuko namenye ko ndigeze nkizwa. Muzamubona iyo bari kubwiriza bakavuga ngo ngubu Imana ije woja hehe, je bakaza bivuga gutyo ngahita nikrasa kabisa, kavuga ngo aho noja nta handi ni mu muriro kuko nari nzi ibyo ndimo. Habe nawe uriyizi cyane uzahoje. Kandi reka mbabwire, nyuma y'ubu buzima turimo mbarahije ukuri kw'Imana kuko waje uzi ko wageze kuri ino si, nyuma y'ubu buzima hariho ubundi. Kandi nyuma y'ubu buzima umenye ubuhamya bazagutangira. Je naricaraga nkareba se nk'ubu mfuye ubuhamya bashobora kuntangira n'ubuye kweri. Okay, nkavuga ati abandi wenda bosigiriza bakavuga kurya bajya bavuga, ariko se umugore yovuga gute? Nabwiririjwe n'abavuga butumwa batandukanye nk'aba abandi baza hano nabo bakakubwiriza. Umuvuga butumwa wambwirije n'igihe yari kubitaga gurya nkumva umutima urandi ni madame. Ibyo narimvuze ibyo byose nabayemo nari smart nk'uko uri smart. Narakoraga mfite studio yanjye ikora audio na video kandi henze, mfite sound yo gukodesha mu makwe amafaranga. Si ukuvuga ngo ni umugabo mbwa ngo utaruzi no gukoraga gushaka amafaranga, nakazana wicara isaha imwe gutya amafaranga akinjira kandi menshi cyane. Nje nakoze studio muri corona, umunsi bafunga amakanisa gutya nakoze concert ku cyumweru, bafunga amakanisa kuwa mbere. Imana impikira mu kwezi kwa gatandatu nari nujuje studio. Ijwi rirambwira ngo umenye ubwenge, amafaranga nayembwaga yari ikanisa gusa. Umenye ubwenge, aya mafaranga asayo kurya, ushaka umushinga ukora uzogutunga kuko umushahara mu ikanisa washize, amakanisa yarangiye. Kora studio. Nari smart nguko uri smart. Reka mbabwire, inzira ija mu byaha ni highway. Ariko biroroshe kuja mu byaha. Kuja mu byaha niba ari ikintu coroshe kibaho, gukora icyaha biroroshe cyane. Kuriya muzamuhana gahunda, numvishe hano hari abatekinisiye bakomeye cyane. Eno baza bakora ibyaha, abaforoderi bahana ngo nibo ba mbere. Hari abaforoderi ngo bazama bahamagara ba nyiri kabari bakavuga tutubukingire cya cumba kijya kibirahure cya filme, akaba arimo baje bagakinga kugira ngo baba Kristo bandi baza ahandi harusange batababona, kandi bakaza ku cyumweru gusenga abo bantu. Inzira yo gukora icyaha iroroshe cyane gana ku musozo, ariko reka mbabwize ukuri kugira ngo ukivemo. Kugira ngo ukivemo, nimubona aba bagabo mufite babananiye banywa inzoga zabananiye kureka, n'abagore mufite banywa inzoga zabananiye kureka, si uko batazireka, nuko kuzireka bigoye usibye Mwuka Wera gusa. Kubikora biroroshe, uzubitangira byoroshe, ugakomeza byoroshe. N'ubu nyine wenda uracyazimwe ukumva biroroshe, ukumva biraryoshe, ukumva n'ubuzima. Ku cyumweru ukaza ugasenga wanezerwa ukarira, umutima ukakubwira ngo ese iyo mbivuyemo. Kuwa mbere wasubirayo, warangiza icupa rya Primus ricoye hari hanze, inyota ikabirasaza, ugasubirayo. Ku cyumweru umutima ukongera kwagucira urubanza. Reka nkubwize ukuri, ndagusabira uyu mugoroba, kandi bishop aze gusengera aba bantu kuko hano barahari. Uze gusengera abantu, Imana ibohora abantu. Imana ibohora abantu. Impamvu ubona byakunaniye wowe ubifata ko ari ibintu byoroshe cyane, ni ikiziriko gikomeye cyane. Nje nabitahuye maze kubivamo, kandi maze kubivamo abantu banteze iminsi. Hari wabonye ubuhamya aranyandikira inbox arambwira ngo yewe ngo bira ibintu byo kuvuga kuri social media ngo nukubyitondera, ngo noneho gawe ngo nuzashaka kuntu ugafata ngo uzugenda ahantu wihishe uri wenyine ugafate ngo batazanagufotora. Ndavuga ngo ndeba ukuntu atekereje ukundi muntu yo gufotora, ariko se Imana Imana ndahantu woyishira. Naramubwiye ngo ubu nyine nubwo bonyestaraho kamera, bakanyestaraho kamera aho ngiye abantu bose bakambona,
tibizakunda, tibishoboka. Imana ifasha abantu babaswe n'ibiyobyabwenge n'inzoga n'ubusambanyi n'ibyaha no kugambana no kuroga. Ibyo gasi byo byaha byonyine n'ishari. Ubukristo ku cyumweru hano ntampagani niko navuze ubona. Ubukristo buba ku wa mbere uri mu kazi, ubukristo buri wawe mu rugo ukuvugana n'umugore. Hano hari abagabo baza baje guhereza abadamu baba amafaranga. Intambara zabaye kandi ari ngombwa ko bayabaha bagatongana kandi ari inshingano zabo. Imana yo mu ijuru igufashe ikubohore. Imana yambohoye, Mwuka Wera batwigishije mu gitondo bishop. Nta muntu numwe usibye uburyo madamu yankoroga agakomeza kubimbwira bikanshumita, ariko Mwuka Wera niwe uzufata umuntu akamuhindura. Famiye yaravuze iracoka, uyu aravuga aracoka. Inshuti n'abavandimwe abo tuvukana baravuga baracoka. Hano harimo muzara wanje n'umushumba arabizi, aba Nairobi, nguyu ni pasiteri. Ariko ijwi rikambwira ngo hari indirimbo yayisinza mivuga ngo ngwereka ndagukunda nubwo utabyitaho sinteze kukurekura. Nese nyikora muri studio. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru ibohora abantu uyu mugoroba none. Imana yo mu ijuru ihereza abadamu bataza bihangana mu ngo, ibaremere kwihangana. Dore nguyu erega ntabwo turi hano kugira ngo ko turaseba, no, turi ishuri. Ntabwo ubu ngubu mukeneye ba Paulo n'abandi. Ndimo kubona bari mu gutunga agatoki hari akaba ari nge batangaho urugero. Umva umutima wanje urishimye cyane. Mubabarira abagabo banyu. Warushe ngo narondogoye ndashoje. Mubabarira abagabo banyu. Mubabarira abagabo banyu. Abagore muri hano mubabarira abagabo banyu. Kandi ntimucogore kubabwiriza. Kuri umuvugabutumwa wa mbere ni umugore mubana mu nzu. Umushumba wa mbere ni umugabo mubana mu nzu. Naho aba bandi bazanye. Niyo mpamvu bavuga ngo itorero rya mbere ni hehe? Ni mu rugo. Tuzamure duhereze Imana icyubahiro. Mwuka Wera akora imirimo ikomeye uyu mugoroba wa none. Ni uzuza akakwemeza ibyaha. Ikintu nshimira Imana nuko kugira ngo mfate inzira yo kuza mva Nairobi nta muntu nagishije inama. Natoye urugendo njenyine kandi bimfata rimwe ndaza. Imana inkuyeho agahu ku maso. Reka nkubwire impamvu uri kubona ko ari ibisanzwe, hari agahu kakiri ku maso yawe. Iyo ukiri mu byaha ndakubwiza ukuri kw'Imana, uzubona uri mu buzima kimwe n'ubw'abandi, wambara neza kimwe n'abandi, mwese musangira muri za restaurant zimwe cyangwa se murya neza kimwe, ukabona ugenda mu modoka nk'iy'abandi, ubuzima ubona ko busa. Ariko ndakubwiza ukuri kw'Imana, ni amasi abiri atandukanye. Isi y'ibyaha n'isi y'agakiza ni amasi abiri atandukanye. Umunsi wabivuyemo nibwo uzamenya ko bitandukanye. Fata urugendo bimvuyemo ndaza Fosque yahiri hose Imana yiha umugisha. Njya kwa Pastor Aloyizi kwihana kumushumba ndi kumwe n'umugore wanje. Ndamufasha ukuboko turagenda twicara muri office ndihana byose ndabivuga navuga nje kwihana unsengere ibzuzi n'ibyo utazi ndabivuga byose mu mazina nk'ibyo navuze hano. Aransengera bimvuyemo Mwuka Wera. Fata inzira ndaza mpamagara umushumba no mama bishop abandi bashumba ni bari nicara hara muri office mpamagara umugore wanjye ntiyarazi kinzanye hano. Ndamubwira ngo nje kugira ngo
nature unsabira umugisha. Ariko mbere yo kunsabira umugisha ndakubwira uwo ndiwe, mvuga ibi byose. Aransengera, nasanze bishop muri ofisi byose ndabimubwira. Uko niko gukira, niko gukizwa. Ibyo byose nta muntu wigeze untuma ngo genda uje gukora kino kintu, byamvuyemo. Ngera kuri iki ngiki nyuma yo gutanga ubuhamya, ngera kuri iki sasa cyo kubatizwa. Ejo bundi numva batanga itangazo ko hari umubatizo. Nicaye hariya ndareba nyuma y'ubuhamya natanze no gukizwa nkamesa kamwe. Mumese kamwe mw'abakristo, mumese kamwe niko kwiza. Gukorera abami babiri ntacyo bimaze. Nari narabatijwe mfite nk'imyaka nk'icumi, ariko bya bindi abana bose bavuga ngo nta muntu wemerewe gukandagira hari atarabatizwa, mukagenda baka gutyo nyine. Ndicara ndavuga ngo nje nyine hari ku cyumweru, ndavuga ngo ngomba kubatizwa. Numva ijwi rimbwira ngo ngomba kubatizwa. Birifani hari abantu benshi byatangije, narasohotse hari abona bibwiye nzabatizwa. Ngo turabatizwa, toya nzabatizwa. Hazamo n'ijwi rivuga ngo se wabireka kubatizwa. Sinabatijwe. Ijwi rirambwira ngo narakubwiye ngo ugomba kubatizwa. Kandi reka mabwire ikintu kimwe, sibyo ari ngombwa ko nkivugirana, ariko ibyo nababwiye impamvu ndi ku isi hano hose, navuze ibi bintu byose kabishira ku isi byanje, hari impamvu y'Imana. No kugira ngo hagira abakizwa abandi bahinduke. Ikindi cya kabiri, niteguye ubuzima bwanje kubamo ibitangaza bikomeye cyane, kandi ibyo bitangaza bizaba isi zongera ibibone. Ari nayo mpamvu yabanje kubona biriya. Ijwi rinzamo ryo kubatiza, nahise nandikira Ruhanga ndamubwira ngo muzabatiza ryari, muzigisha ryari. Arabimbwira. Ndamwandikira ndamubwira ngo nzaza kwiga nkeneye kubatizwa. Tigeze ambaza ngo se wari utarabatizwa. Uriya mugabo ari mu mwuka w'Imana. Yanyandikiye message mu mukomera amashi. Yanyandikiye message arambwira ngo Imana iguhereza umugisha. Uyu mugoroba uranshimishije cyane, kandi Imana izagukorera ibitangaza biteye ubwoba mu buzima bwawe. Niyo message yanyandikiye. Arimo umuhanuzi ukomeye cyane. Imana iguhereza umugisha. Fata gahunda kwa mbere ndaza niga umubatizo, kuwa kabiri sinabonetse, kuwa gatatu hari gahunda z'amateraniro nkomezanya n'amateraniro, ariko abigaga nabasabaga ibyo bize nanje nkabyiga online. Mu gitondo ndaza nasanze abandi bose nakerejeho, abandi bose bamaze kubabatiza. Bishop agiye kuva mu mazi, ndaza nitwe twaje nyuma. Arangije abona nanje ndahaserutse. Mbere yo kumbatiza arangije arampindukirana ngo hari utarabatizwa mu mazi menshi. Nta kintu namusubije, Mwuka Wera yamusubije. Arangije arambatiza. Umunezero mfite mu buzima bwanje mushobora kubyumva. Amahoro dufite n'umuryango wanje ntabwo mushobora kuyumva. Nukuri ndushobora gutongana n'umugore uri gusenga, uri mu buzima bwo gusenga. Ntivzokunda ko utongana n'umugore. Nje maze kubibona. Ntibikunda. Ariko mutari mu buzima bwo gusenga, intonganya zizagumaho, kandi nta mahoro mushobora kubona. Imana yaduhaye amahoro, Imana yaduhaye ibyishimo, Imana yagaruriye abana ibyishimo, Imana yangaruriye ibyishimo, Imana yamugaruriye ibyishimo. Nasanze ananutseho bukeya. Tambuka Bishop. Imyenda yose yabaye mitoya kubera kubyibuha. Rero Imana imuhereza umugisha ku butumwa bwiza. Ubu ni ubutumwa, njye mbifata nk'ubutumwa, kandi Imana namwe abafite izo ntambara
imana ibagendere, mwuka wera agira icyo akora mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, mu buzima bwanyu. Murakoze cyane.